kureba buri ruhande ni iki rukwiye gukora kugira ngo kiriya kibazo cya Kongo gikemuke, kuko natwe nk'abanyarwanda actually aho duhuriye nabyo. Niba uri umunsi w'umunyarwanda ugenda bakavuga ngo igihugu cyawe gifite ibyo kirimo gukorerana na M23, byanga bikundura rutekereza. Ngabo za UN zari zirimo za Tanzania n'iza Malawi zararashe paka zirasa Gisoro, zirenze umujyi wa Bunagana ari pariti ya Kongo n'iya Uganda, zirasa Gisoro mu mujyi amakompora. Mwari muhari? Yes, nari mpari. Imitwe ntekereza ko imitwe yo mu burasirazuba bwa Kongo itandukanye cyane na M23, ni nk'iburasirazuba n'iburengerazuba. M23 ni groupe icyo gihe bamakenga bahunga bansanze ingabo zabo twahuriye Gisoro. Buriya abantu ntibabizi bavuga ngo General Muhozi arimo avuze kuri M23 muri no minsi, biyenyebutse icyo gihe ndi Gisoro bahanyuze Bunagana. Turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Ayubu Mbonyintwari. Uraho neza? Muraho neza. Urakomeye? Yego. Ndabona wambariye cogamu. Yego, nambariye cogamu kandi ndasuhuza cyane n'abakurikiye Primo Media TV. Ayubu Mbonyintwari rero ni umuntu ukunda gukurikirana cyane channel yacu. Yaravuze ati numva nanjye hari umusanzu natanga ibitekerezo, ndetse n'umuntu ukunda kugendagenda cyane muri aka karere, by'umwihariko muri Kongo, mu Burundi, muri Uganda, muri Kenya, muri Tanzania, aho hose yagiye haba, ndetse hafite inshuti n'abavandimwe n'imiryango. Ayubu, urimo urakurikirana ibiri kubera muri Kongo? Yego. Urabibona ute rero ibya M23 na FARDC kugeza ubu? Okay, murakoze cyane. Ndongera gusuhuza abakurikiye Primo Media TV aho bari hose. Nawe ngushimira kuba wamaye aka kanya kugira ngo twungurane ibitekerezo. Nkuko bivuze ndo umuntu usanzwe nyine nk'umunyarwanda usanzwe, ariko ibiba twese buri wese aho ari n'ubushobozi afite na access afite abireba mu buryo bw'akagira no ko abibona, akaba yumva yagira n'icyo atangaho nk'ibitekerezo bye. Ibigendanye rero na M23 nagize amahirwe muri 2013, nubwo ntabyita amahirwe cyane, igihe twabyita ngo itsindwa. Igihe itsindwa muri 2013 irimo kuraswa n'ingabo za UN, bansanze nari ndi muri business Kampala, nkorera Kampala, nabaga Kampala icyo gihe, nkorera Kampala Goma. Noneho bansanga muri cya gihe cyo gutsindwa barimo kuraswa bahunga. Ubwo ni nababaye mu 2013 yego. Icyo gihe bamakenga bahunga bansanze ingabo zabo twahuriye Gisoro. Buriya abantu ntibabizi bavuga ngo General Muhozi arimo avuze kuri M23 muri no minsi, biyenyebutse icyo gihe ndi Gisoro bahanyuze Bunagana, ni Muhozi burya waje kwevakiwa M23. Abari bari Gisoro icyo gihe barabyibuka, Muhozi yazanye ingabo, biranavugwa yakoresheje n'inama nge nari mpari mu mujyi wa Gisoro. Ndetse icyo gihe ingabo za UN zari zirimo za Tanzania n'iza Malawi zararashe paka zirasa Gisoro, zirenze umujyi wa Bunagana ari pariti ya Kongo n'iya Uganda, zirasa Gisoro mu mujyi amakompora. Mwari muhari? Yes, nari mpari. Icyo gihe Muhozi kugira ngo abaturage bagire n'ituze yarabakoresheje inama, arababwira ati umutekano uragaruka. So bivuze rero ngo mfite ukuntu nagiye mbikurikirana no guhura nabyo mu nzira nk'izo ngizo. Icyo nabivugaho rero, nabisa narone nusubira inyuma ho gatoya muri za 2009 na 10, hari ikintu kigeze kuza hagati ya leta ya Kongo n'icyitwaga CNDP y'icyo gihe aba General Nkunda n'aba General Ntaganda, cyitwaga mixage na brassage, guhuza ingabo. Iyo terme niko bayitaga muri amasezerano, yari mixage na brassage. Icyo gihe ukurikiye aho kugira ngo uyu munsi babe bareba ibyabayeho uyu munsi, ahubwo bakabaye impande zose bireba, yaba ari UN, yaba ari leta ya Kongo, yaba n'akarere muri rusange, bakabaye babanza kureba amasezerano bagiye bagirana, ni bande bayubahirije ni bande batayubahirije, hakabona kubaho kwitana ba mwana. Ari mpamvu ngira ngo niba wibuka M23 yavutse kubw'icyo kintu cyo kutubahiriza amasezerano. Ariko niba mu masezerano harimo brassage, yes, na ikaba yarakozwe, yego, hakabamo wenda abanyepolitike ba CNDP kubaha imyanya muri leta, bikaba byarakozwe. Yego.
ikibazo cyabaye ni ikihe? bakabaye ntabwo twakwinjira muri detaye cyane ariko icyo nzi cyo nuko ikirimo guteza ibibazo muri Kongo nuko leta ya Kongo itajya yubahiriza amasezerano igirana na bariya abaturage ba M23 wihagarariye. Icyo ni ukuri. Ariyo mpamvu na cyagiye niba ubyibuka bajya kuvuka ikitwa M23 ni le 23 mars, sibyo? No kwibutsa amasezerano bari bagiranye batubahirije. Nicyo kintu kibura ni nkayo moto. Nimwubahirize ibyo twavuganye. None na n'uyu munsi rero impamvu manje gusa nusubira inyuma muri historique no kwibaza kuva 2013 bambuka umupaka wabonaga nabaji bahungiye Uganda, nta nubwo actually isi yose yari yabateraniye, isi yose UN irimo Tanzania, Malawi, South Africa, bose bari bateraniye. Amakuru navanye aho ngaho nuko bari abasirikare batarenze 1200 barwanaga na za FDLR na FARDC n'abatanzania na Malawi na South Africa. Bashaka kubarimbura niko numvishe kabisa. Icyo gihe rero babonye ko ibyo barimo gusaba bitari bwubahirizwe, babitegetswe na communauté internationale, barahunga. Igice kimwe nkuko mubizi gihungira Uganda, ikindi gihungira hano mu Rwanda. Noneho tukibaza rero nk'abantu nkuko turimo kuganira nonaha, kuva icyo gihe kugeza uyu munsi hari icyo baba baremeranyije, byarubahirijwe se? Niba byarubahirijwe ubwo M23 nibwo abantu bakabaye bayiblaminga. Niba bitarubahirijwe, people should be talking about who is to blame. Ninde abantu bakwiye kugaya. Ariko ahubwo ntibare wenda ufite intege nkeya cyangwa bashaka kwerekezaho amakosa kubera impamvu zitandukanye. Numva ari cyo kintu wenda nakubwira hanyuma tugakomeza kuri komeza nta kibazo. Urakoze cyane. Hanyuma tukiri kuri iyo ngingo, hari ibintu nka bitatu bitandukanye nifuza ko tuganiraho tuvugaho. Harimo responsibility no kuvuga ngo buri wese kureba buri ruhande ni iki rukwiye gukora kugira ngo kiriya kibazo cya Kongo gikemuke, kuko natwe nk'abanyarwanda actually haraho duhuriye nabyo. Niba uri umunsi w'umunyarwanda ugenda bakavuga ngo igihugu cyawe gifite ibyo kirimo gukorerana na M23, byanga bikundura rutekereza, ukirirwa gutekereza uti ni gute igihugu cyanjye abantu gifite blame, ni gute umunyarwanda umuvandimwe uri Goma cyangwa wagiye Bukavu gucuruza yaba afite menace umutekano we wajya mu kaga. Byaba ari ukuri cyangwa ntibyaba ari ukuri. Aho niho rero twese tugira responsibility wenda zigenda zitandukanye, ku muntu ku rwego rwe, umucuruzi nkanjye, umukozi wo hasi, kuzamuka kugera ku rwego rwo hejuru ruturenze. Ariko buri wese aba afite icyo abyibazaho, kuko igihugu twese tugifiteho uburenganzira n'inshingano. Nkavuga rero ngewe mu kurera kiriya kibazo nabanje kwibaza kuri responsibility ya guverinoma ya Kongo, kuko leadership ni ikintu gikomeye cyane mu gukemura ibibazo. Ahantu hatari leadership nta n'ikintu gishoboka, kuko biriya byose biraturuna autour ya leadership cyangwa bad governance ya Kongo, ubuyobozi bwayo. Hanyuma responsibility ya kabiri ikaza kubayoboye M23. Responsibility ya gatatu ikaza ku baturage noneho bariya twakwita ngo abarwandophone, aba easterners cyane cyane bari bavuga ikinyarwanda, no kuvuga ngo abanyamasisi, abanyarucuro, bari abanyarwanda bose uko bakabaye, abanyamurenge bari muri Sud Kivu. Abariya no kuvuga ngo izo communauté nizo umuntu nanone yakabaye avuga ati responsibility bafite ni yihe mu gukemura ikibazo kibareba nk'abantu, kuko nibo uko byagenda kose nibo baba victime number 1 ya biriya bibazo. Ngaho tubwirire kuri buri ruhande. Yes, kuri buri ruhande rero. Icyambere Kongo nk'ubuyobozi igomba kwihutira kurwanya ikintu cyitwa ingengabitekerezo irimo gukwirakwizwa muri kara gace. Abantu bari hano mu Rwanda of course hari ibintu benshi batamenya, bavuga wenda bakagira n'ibya politike, bavuga ngo hari ahantu hari urwango, abantu bavuga ngo ubwo ni bya bindi bya leta cyangwa by'abantu bafite inyungu mu bintu runaka. Ariko hari ahantu hari ingengabitekerezo, ngira ngo byaranagaragaye ubu noneho kuri social media, aho abantu baba bafite imihoro bavuga gutema, kurya inka. Muri 2013 narikanze cyane ndanatungurwa. Icyo gihe ndi hari ya Gisoro hambukaga abagore bafashwe ku ngufu, ibyo narabyiboneye. Hambukaga abantu batemewe inka tuzi hano muri jenoside yakorewe Abatutsi.
hambukaga abantu ubwo no kuvuga ngo kuva ku mupaka wa Bunagana. Iryo jambo wenda uzaribaze nk'umunyamakuru, uzabaze abitwa ba Katanyama. Katanyama uzabaze wa mugabo mujya mukorana ikiganiro n'abandi. Katanyama waone gukata no gutema nyama, urabyumva icyo bisobanuye ni nk'ikinyarwanda. So no ngo hariya hahita haziramo abo bantu baje kwica abantu barazwi. Ubwo no kuvuga ngo ni uruhare rwa leta. Leta ya hariya ntabwo ifite umuco wo guhana. Ndakuvuga ngo ibintu byo kwibasira abatutsi, byo kwibasira abarwandofone, barwande nkuko bavuga, cyangwa abatuya est, ni ibintu ubona ko byamaze kurenga ihaniro. Nta nubwo twavuga ngo nibwo bitangiye nyine, ahubwo ikirimo kugaragara uyu munsi ni iki? Ni ingaruka z'ibibazo bihari bidakemurwa na ya leta twavugaga. Nta buyobozi buhari buhamye bwo kwasura sécurité y'abaturage bose muri rusange. Birumvikana na groupe cible nka ziriya cyangwa vulnerable muri societe ya ifite ibibazo nk'iriya iri trouble. None aba president batandukanye bagiye bategeka Kongo, icyo kintu wowe uzi nk'umuturage, yego, ntibakizi ntibakibona. Aho rone ho itahagaruka responsibility y'abandi bandi batarabo. Tuvuge ngo niba ari virus, niba ari incapacity ya leadership Kongo yagize kuri kubw'amahirwe make, tubare ko tubyita by'agateganyo, cyangwa bitazanakemuka nkuko bitakemutse wenda mu myaka 100 ishize, n'ubu ngo twashobora kuvuga ngo mu myaka 100 ntibizakemuka. Noneho tuhita tujya ku kindi gice cya kabiri cyo kuvuga ngo iyo ku buyobozi bidakemutse abandi bo babigenza bate, abaturage babigenza bate. Aho nanjye niho ngarukira. Ariko aho ngaho nanjye ntabwo najya mu murongo umwe nawe, kuko ubundi mu Kinyarwanda bavuga ngo umwera uturutse bukuru. Abase umuturage niba bamubwira gutema agafata umuhoro. Abaturage navuze ntago ndimo kuvuga abaturage basanzwe b'abakongomani baratwabonye n'ubundi ejo bundi babajya gusahura inyama n'inka muri alimentation no kwirukana abantu ku muhanda. Ndavuga abaturage b'abandi b'abarwandofone, iyo community. Kuko uyu munsi mpora nibaza Mr. Karinijabo, bishoboka bite Masisi nagiyeyo kuzamuka kugera hitwa za Kicanga, Rucuro nagiyeyo, aho Uvira mu misozi ya za Minembwe ndahazi neza cyane, gutambika no kuvuga ngo hasigaye he, naragenze Kongo paka kugera Rubumbashi. Abanyarwanda rwandofone bariyo bakongomani n'aba diaspora zabo muri Amerika, muri Australia, mwese murabizi bafite diaspora nini cyane rwose, kandi bakiyumvamo ko ari abakongomani mu by'ukuri n'abari mu mpunzi mu nkambi z'impunzano hatandukanye. Ni gute batagaragara? Ibibazo birahari, barabibona, biraboneka. Wa mugani wa yamvugo y'ikinyarwanda birahari, turabibona, biraboneka, biragaragara. Ni gute bo batabigaragaza nabo ngo bagaragare kuri tere? Nk'ejo bundi muri iyi myigaragambyo y'abakongomani aho bavugaga kwica abanyarwanda, abo bica abanyarwanda ni bariya bose ko bakabaye bavuga ikinyarwanda. Naribazaga ni gute tubona imyigaragambyo y'abariya ariko iyo community yo iri hehe? Why don't we see them? Bakwiye kugaragara mu buryo bwiza, birumvikana, ariko bakagaragaza ikibazo cyabo. Icyo kintu sinzi niba tucyumvikanaho. Baragaragaza M23 iyo irahari irakora, ariko abanyamahanga batazi kira kibazo neza, communauté internationale iyo akenshi iribaza iti M23 iri presenting ande kugira ngo ujye kubona uko ufite abo representing. Hari guverinoma ya Kongo iribuze ifatanyije n'abaturage bameze nk'abariya bafite iyo ideologie genocidaire nabo bari bugaragare, ariko iraza kuza kwerekana M23 nka groupe y'abasaboteri barimo kuhungabanya umutekano. Ngira ngo mbishye kuba bashyize no muri ngo ni groupe terroriste. So nkavuga rero iriya communauté ikwiye nayo gushyira ijwi hejuru, ikagaragaza ibibazo ifite kugira ngo itarimbuka. Sinzi niba ikibazo cyanjye cyawe nabangishubije neza. Ndikuvuga ngo communauté ikwiye kugaragara, nayo ikagira uruhare mu biyikorerwa, bityo nayo M23 nka military wing cyangwa political wing nayo ikagaragara ko ivugira abantu bahari kandi bari hafi yayo mu buryo bwumvikanweho. Yego. Komeza no kuri responsibility yindi. Responsibility navuze ya guverinoma
mvuga y'abaturage basanzwe ni M23 wangira ngo ndangirije kuri ubwo ne mu rwego ruri politike. M23 ikwiye kugira a clear political agenda. No kuvuga ngo muri rwego rwo kwirinda kwerekana ko ntago ku giti cyanjye ariko ibyo ngibyo hari abo tutabivugaho rumwe si ngombwa. Ntekereza ko M23 idakwiye gutekereza mu rwego rwo kuvuga ngo turarengera groupe runaka, ahubwo bakwiye kurwana bagahatanira ko Kongo igira ubuyobozi buhamye burengera indangagaciro z'abakongomani, umutekano w'abakongomani bose nabo barimo birumvikana, bityo ntiberekane ko inyungu yabo ari akantu gatoya, ahubwo bakagira political agenda abantu bose babona ariko naho bakayiharanira. Kandi kuri iyi nshuro ntihazabeho guhagarika iyi struggle batageze ku cyo bashaka. Nicyo nakabaye mbabwira niba ijwi ryanjye ryabageraho, kuko byarabaye muri za 97 abarwandofone bari bagiye kubamaraho bari hariya. 2013 byababayeho byaragaragaye. Uyu munsi sinzi icyo bari bubabwire, sinzi wenda amasezerano bari bukore, niba nta garanti bari bubone ntibaze gupfa kwemera gusa ibiri buvugwe mu gihe baba babona ko bitabaha icyizere cyuko inyungu zabo zishyirwa imbere. Sinzi nawe none niba ikibazo cyawe nabagishubije neza. Birumvikana. Uti M23 ntihagarare non stop. Uri kuvuga ntihagarare, nyamara inama yabereye i Nairobi ejo y'abakuru b'ibihugu yari igamije gushaka igisubizo cy'uburyo biriya bibazo by'imitwe iri mu burasirazuba bwa Kongo yakubitwa. Ni byiza ntabwo uri gushuka M23 igihangana n'ingabo z'akarere. Okay, ikintu gikomeye imitwe, ntekereza ko imitwe yo mu burasirazuba bwa Kongo itandukanye cyane na M23. Ni nk'iburasirazuba n'iburengerazuba. M23 ni groupe iharanira uburenganzira yavukijwe, uburenganzira bw'ibanze bwa mbere bukomeye n'uburenganzira bwo kubaho. Bari abakongomani bavuga ikinyarwanda ntago bagiye muri Kongo nk'abimukira, turabizi bakata imipaka ko babahaye hariya ariho bari. No kuvuga ngo bafite uburenganzira abarundi babantayegayezwa bwo kuba bakwitwa abakongomani. Kuba rero umuntu yagenda akabavutsa kwitwa abakongomani nyamara itaka ryabo ari base na basekuru bari bayeho mbere, mbona icyo kintu kubitiranya n'indi mitwe ubwabyo ni nk'ibyo navugaga. Amasezerano yose akwiye kuza arengera abaturage b'abarwandofone mu rwego rw'igihe kirekire, bitanga sustainable solution, igisubizo cy'igihe kirekire kitari cyako kanya gatoye, kuko akanya gato ni ya myaka 10 ishize, akanya gato ni imyaka 20 ishize, byaragaragaye ko nta kintu bitanga. Ikindi dukwiye kwibuka nk'abanyarwanda tuba tubirebera kure, nuko twege tuzi icyitwa ngo ubuzima bw'umuntu ni iki. Umuntu umwe, babiri, ijana, inka, imirima, ibyo bintu umuntu abishyize hamwe, imitungo we, ukareba impunzi z'abanyamurenge, z'abanyamasisi, bari abarwandofone nabyita ngo zandagaye mu misozi ahantu hatandukanye, n'izahungiye za Burayi. Biriya bintu dukwiye kumva ko koko bikwiriye igisubizo gifatika, ntibigume muri za negociation, nubwo negociation ari nziza nyine n'imwe mu ntangiro, ariko igisubizo cyiza nuko amahoro arambye agomba kuboneka. Ikindi kintu rero ntekereza ko mu rwego rwo kugira ngo haboneke umuti urambye, twakwibaza ngo hari political figures twari tuzi, public figures twari tuzi muri bari abantu nka Dr. Bizima Karaha, sinzi niba umuzi, hari Azarias Ruberwa, n'abantu bari bazwi muri za negociation z'abanyamurenge bagitangira, na za RCD Goma zikiza. Bari abantu umuntu yakabaye avuga ngo bazi koze yabari aba bene wabo. Abo bantu numva mu kwanariza cyane no mu kureba, naje gusanga bashobora kuba bamwe bageramo hagati bakarekeraho. So bivuze ngo iki rero, iyi community y'abarwandofone nayo ubwayo nishake leaders, nkuko turimo kugaya ngo
Kongo nta buyobozi ifite, ariko n'aba barwandofone nabo bakwiye kuba bafite abayobozi bakomeye kandi bari tayari guharanira inyungu z'abantu babo kugeza zigezweho, ntibagarukire mu nzira. Ngira ngo wenda nicyo kintu navuga kuri ibyo ngibyo. Hanyuma Ayobo, iyo urebye ubona buri uko umutwe wa M23 wubuye intwaro u Rwanda mu majwi. U Rwanda ruri gufasha M23, ama speech y'abayobozi ba Kongo kugeza no kuri Perezida Tshisekedi ubwe ati nta gushidikanya u Rwanda nirwo rwateye Kongo. Ba Martin Fayulu bati igihugu nigifunga imipaka yacyo n'u Rwanda. Byaranakozwe saa 9 umupaka ubufunzwe nubwo batayifunze burundu. Abandi bati ni mwubaka urukuta rudutandukanya n'u Rwanda. Kubera iki u Rwanda muri M23 buri gihe ari rwo ruvugwa? Okay, ni ikibazo kigoye gikomeye kuko nk'urugero abateye aba M23 bateye baturutse mu gice cya Uganda. Abo mu Rwanda nta makuru dufite niba hari ababajoyininze cyane niba hari abo bari kumwe, ariko kugeza ubu ikizwi nuko uruhande rwa Makenga rwateye ari rw'abari barahungiye muri Uganda. Kubera iki buri gihe u Rwanda? Urakoze cyane. Ikibazo ikintu cya mbere nabanza kukubwira, 2013 baza hariya abantu bose na communauté internationale, amaradiyo menshi na BBC nayo bishe bivuga baba ngo biragaragara ko u Rwanda rutigeze rufasha M23. Ngo ubwo impamvu bavugaga ni ngo kuko yatsinzwe vuba. Bivuga rero ko communauté internationale n'abakongomani barimo n'abandi akenshi biraba bikora nge mbona ari nko kurushaho kubona uwo kwita nk'umuturanyi ushobora kuvuganira abo ushaka kugirira nabi. No kuvuga ngo ba muri analyse zoroheje zidasaba n'ubumenyi burebure, umuntu uri hafi y'abari abarwandofone no Rwanda, igihugu kiri hafi yabo gishobora kubaha backup, gishobora no kubavugira, gishobora no kubasympathizinga. Ntabwo wavuga ngo Angola ifasha abarwandofone, ntabwo ushobora kuvuga ngo Zambia ifasha abarwandofone. Birumvikana automatically ko hari link hagati y'u Rwanda nk'igihugu n'abarwandofone bari muri Kongo, binatewe n'amateka n'ibyabanjirije ibi bihe. Aho ndavuga nk'igihe cya Mobutu avaho ibyabayeho. Icyo ngicyo ni ikintu kimwe. None cya kabiri ariko ntekereza niba u Rwanda bigaragara ko icyo rwakora icyo ari cyo cyose rutazigera rureka kugawa, ngo ntabwo nirwo rwafashije M23. Niba u Rwanda buri gihe uko ikibazo kivutse hariya ruzajya rushyirwa mu majwi, ubwo ahubwo hakwiye gukorwa iki? Nanjye no icyo kibazo nakikubaza ukamfasha kugisobanura no kugisobanukirwa. Niba u Rwanda buri gihe uko ikibaye muri Kongo cyose cyaturutse kuri byandi twavuze hejuru, imiyoborere mibi, ingengabitekerezo yamaze gukwira muri kariya karere, weakness ya international community, kuko buriya communauté internationale ahubwo wo gutunga urutoki u Rwanda nayo yakaba yibanza kurwitunga cyangwa yakaba yirutungwa nayo, kuko ntago u Rwanda rwo rwaciye imipaka ya Kongo ya Afrika ngo bari abaturage baze kwisanga muri Kongo. So nkavuga rero uko byagenda kose niba bigaragara ko u Rwanda ruzakomeza gutungwa urutoki, ahubwo ntekereza ko ari umwanya w'u Rwanda kongera kudrawinga uko rwakwitwara muri kiriya kibazo mu buryo burambye. Niko ntekereza. Ubona rwakabaye rwitwara rute? No kongera gukora niba rutarigeze strategizinga icyo kintu. Ariko nanjye ndarutaskinswe u Rwanda, nubwo u Rwanda atari umuntu ariko ni nka persone morale. U Rwanda rukwiye kongera gukora drawinga strategies zo kwitwara mu kibazo cya M23. Niyo rwaba nta kaboko rwari rigeze rugiramo, ahubwo rukwiye noneho bikwiye kuba wake up call. Iyo bigenze neza M23 waba blaming u Rwanda, byagenda nabi bakablaming u Rwanda. No kuvuga ngo u Rwanda ahubwo rukwiye noneho kugira stance cyangwa position rufata kuri iki kibazo. Ariko rurabihakana ni nayo position kuva kera. Si byavuba. Niyo position ushaka ko rufata ihe yindi. Niyo kuyutekerezwaho rero. Niba umuntu duturanye okay mu rwego rwa geopolitique
ikibaye muri Congo cya affecting u Rwanda byanga bikunda cyane cyane muri Eastern Congo, ibyo birazwi sibyo. Ku buryo n'uwaza akakubaza ngo kuki ureba muri Congo, nawe haba habayemo kwigiza nkana, ariko ntabwo u Rwanda rugezamo akaboko nkaho ari rwo ruri responsable. U Rwanda rufite aho ruhuriye na Eastern Congo, u Rwanda rufite aho ruhuriye na Kabare, u Rwanda rufite aho ruhuriye na Kagera, ndavuga intara ya Kagera ya Tanzania, u Rwanda rufite aho ruhuriye na Kayanza, bari abaturage bo mu Kayanza benshi baravanze n'abanyabutare bafite ibisanira. So ntabwo rero umunyarwanda, ikindi bongera kwibuka nuko u Rwanda rwo rwaciye imipaka, icyo no ukuri. So nkumva kuvuga ngo abantu ba communauté internationale blaming u Rwanda, nta kindi u Rwanda rwakora kirenze kuri inshuro communauté internationale ntabwo iri ku blaming u Rwanda, ahubwo ejo umuyobozi w'ibikorwa bya MONUSCO muri Congo yavuze ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko hari ingabo z'u Rwanda zageze muri Ambasade ya Amerika. Ambasade ya Amerika yarabishimangira. Na communauté internationale tukeka ko ari abantu bangaye. Ntabwo ari benshi. Wenda abahaburaho nka batatu cyangwa bane kugira ngo yuzure. Ko yuzure international community mu buryo bwabyo bisobanuye. Yes. Ese Ayubu wumva ari nk'iki u Rwanda rwakora? Kuko position yarwo ntihinduka. Rurabihakana kuva M23 yaba. Rurabihakana. Uba wumva indi position ikindi rwakora niki? Okay, no mindinga business izarwo. Nyine rurabihakana ubundi rukikomereza program ikaba. Yes, that's all. Ahubwo icyo twuriho gutindaho cyane no kwibaza cy'abakongomani bakwiye gukora, icyo M23 turi kwiye gukora, icyo Rwandophone community bari muri Congo n'abari kwisi bakwiye gukora, nawe ntibamere nk'abandi bategereze ngo abanyamerika cyangwa abanyaburayi cyangwa ngo abanyarwanda. Abo nibo bo umuntu akwiye kwereka iki gutekerezaho, bakwiye gutekereza icyo bakora kugira bakemure ikibazo cyabo. Hari hakenewe ubuyobozi. Natwe ntabwo twifuza guturana n'igihugu hari n'abanyarwanda ubona bameze nk'ababibyumva batamenya hari. Ntabwo twishimiye kuba dufite igihugu kirimo akavuyo, aho utatinyuka kujya gukora reportage Goma. Ubu nkubwiye ngo ujye Goma ntiwajyayo, nkubwiye ngo ujye Bukavu hariyo amakuru ntiwatinyuka kujyayo, abariyo bafite ubwoba. Ubwabyo ibyo ngibyo security hano ku za Gisenyi bumvikana bahoze umbwira ko abantu bariyo baba bari kuri high alert. So bivuze ngo Congo, ahubwo Congo niyo yaba itera ikibazo u Rwanda kurusha uko u Rwanda ruyitera ikibazo. Ntekereza ko icyo gikwiye kumvikana muri iyo sanse. Umuturanyi mubi aguteza ibibazo, cyane cyane yafite ibibazo nk'ibyo twavuze. Ntago ari wowe ukwiye kubibazwa impamvu uhita umuturanyi mubi, ahubwo ni ukwiye kubazwa impamvu abera abandi umuturanyi mubi. Yego. Hanyuma Ayubu, ariko iyo urebye na fact z'ibintu bamwe bashingiraho bavuga bati u Rwanda ruteye ikibazo mu karere, baravuga bati hari ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi, hari ikibazo hagati y'u Rwanda na Uganda, hari ikibazo hagati y'u Rwanda na Congo. Kibaza kubera icyo u Rwanda muri aka karere ari rwo rushyirwa mu majwi akabaye kose u Rwanda, akabaye kose u Rwanda. Urakoze. Na icyo kibazo ni kiracyamera kimeze nk'ikigoye nacyo kugisubiza, ariko uko nkibona ngewe by'umwihariko ku giti cyanjye, nk'umuntu wagenze muri ibyo bihugu nk'ahitegereza, ntekereza ko mu bantu ubundi ndabizi ko barimo, ariko ntihakabaye hari abanyarwanda b'uyu munsi muri 2022 batekereza kuri icyo kintu. Ndaguha urugero. Iyo byose tuvuze ngo iterambere, tuzi ko ni ubuzima, sante, economy, ubukungu n'abigendanye nabwo, finance, infrastructure, ushyireho umutekano n'ibindi bigendanye nabyo, n'ikindi cyo kuba u Rwanda rwaramenyekanye mu rwego rw'isi, mu rwego ari twega abanyarwanda twege yose, ntabwo ari twege turi mu kazi ka leta, ariko abanyarwanda natwe bwacu turabira bikadushimisha ndetse bikadutungura abenshi. Ariko nubwo tuzi ko byakozwe byaratunganyijwe, ntabwo ariko noneho bwana Karini Jabo, ngewe icyo nabonye gishobora kuba atari cyo cyonyine ariko gifite uruhare muri ibyo bintu, kikwiye no kudatuma abantu bajya nko muri confusion, igihirahiro cyo kwibaza ngo kuki u Rwanda ari rwo rugira. U Rwanda ntacyo rudakora ngo rubane n'abaturanyi neza. Ndabigusobiriramo.
u Rwanda nta kintu rutakoze ngo rubane n'abaturanyi neza, ndabikubwira kandi with a lot of confidence. Igihe natanga urugero, urabona Uganda muri bya bihe twari dufitanye ibibazo nayo, bafata abanyarwanda bakabafunga, ibyo murabizi nta banga ririmo. Abanyarwanda baburiwe irengero muri Uganda. Uganda yateraga inkunga imitwe negative forces mu buryo buri clear. Murabizi mu nyamakuru irirwaga handikwamo ko inzego z'ubutasi za Uganda zikorana n'abarwanya leta ya hano, turi kumvikana, ntago ari ibanga. Na Muhozi yarabivuze. Yes, ni ibintu biri official bizwe. Icyo ntagerajya ngo usubiremo ko ari cyo. Uwabaye Uganda wese, umunyarwanda ku muhanda, aho waba guri hose, ibyo ni ibintu abantu bahuraga nabyo ndetse mu buryo bufatika. Ngira ngo wageze kumva nka incident yafatiweyo, wenda nuko atari ngombwa ko tubisubiramo, abantu amamodoka yafatiwe ku mupaka apakiye abantu, polisi ya Uganda ikabafata, inzego zishinzwe umutekano zo zikabagarura, babaga bagiye kurwanya leta ya hano, byabaga bizwi, nta banga ririmo, kera kutarashakaga kera kumvaga bitamureba. So ubwo icyo ni kimwe. Ugiye kuri Tanzania igihe cya Mheshimiwa Kikwete nabyo urabizi uko byagenze. I Burundi igihe cya Peter Nkurunziza kwirukana abanyarwanda muri icyo bise operation Tokomeza. N'ibyayibanjirije gufatwa umuyobozi wa FDLR yafatiweyo, burya arazanwa koloneli umwe, sinzi niba iyo scenario yizi. Tanzania y'icyo gihe ariko ifite twagira mu ngo yigeze kuzayo, afite ibyo yaraje mageze hanze aradekarara ati narindi yo koko muri State House. Kikwete nawe ati Rwanda ni rwicare Rwanda na FDLR azi neza, baranamubaje bati ko ari foreign affairs mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi, FDLR uyifata ute nka political party cyangwa nka opposition group n'ibindi nk'ibyo. Ibyo ni Tanzania, uguhita wumva ibirimo n'ibindi byinshi cyane byinshi y'icyo gihe of course yose mbere ya Magufuli. Ubwo iyo yari Tanzania, ariko ubu ngubu turashimira Imana ko bimeze neza ndetse cyane. N'ugiye Burundi ku gihe cya Peter na za FDLR na FLN, ibyo nabyo birazwi ku mugaragaro. Ubwo haba hasigaye iki? U Rwanda turimo kuvuga, ahubwo ngiye nibaza ntago ari ukubeshya. Kuki abantu batari fe, abantu ntago bari juste, abantu ntiduca imanza neza. Ushobora gusanga umuntu arenganya umuntu undi, ukabanza ukareba uwo barenganyaga, ukabumvira ngo ariko nawe ngo ugatinya kureba. Ntabwo ushobora kumbwira ngo u Rwanda rubanye nabi na Uganda. Nzi ko hafashwe tagisi, amamodoka, amabasi atwaye abantu muri negative forces. Nzi ko Uganda atizaga tere mu buryo nge niboneye cyangwa numvishe abarwanya leta bashaka guhungabanya umutekano hano. Noneho nze gusanga u Rwanda ari ubwo abantu barimo gukweshoninga, rugiye kuri defensive. Nza kubona niyo tabari igihugu cyanjye, niyo cyabari igihugu kiri muri North America, Amerika y'Amajyepfo, cyitwa u Rwanda, mbabona bagihohoteye. Ni kenshi cyane abanyarwanda bakomplaininga. Iyo mwari muri Kampala muri bya bihe biriya mwumvaga ngo abanyarwanda babuhure n'abana barimo kurira, uhure n'abasaza bafunze bamaze imyaka 30, imyaka nk'itaine, amezi 7 muri gereza, barakubiswe, barokejwe, abandi hano bazanaga ku boda mwana wabonaga. Abantu bari basigaye baza, abavuye hano bagera ku mupaka bakabagarura ati ntago tubaha visa yinjira muri Uganda, East Africa. Iyi Uganda mureba uzabaze barazwi benshi cyane. Ahubwo icyo nakubwira ni iki, buriya dufite leta yitonda, ndabikubwira frire. Dufite leta ikoresha kuri cya kibazo cya Uganda notably, ngiye cyatumye no leta yacu nyikurira ingofero for sure. Cyatumye nyikurira ingofero, kwitwararika, kwihangana, kugerageza kureba ko bahuza n'ubwo buyobozi, kandi urabona ko finally babigezeho. Na Museveni ategerejwe Kigali, ategerejwe Kigali, Imana izadufashe rwose, tuzahamwishimira. Ni umwe mu bamaze kwemeza ko azaza. Sure. Kiriya kibazo cya Uganda cyatumye leta ya hano ko naragikurikiranye uko nshoboye, naho hari access ya information ntabona, birumvikana n'izindi ko atari njye bishinzwe, ariko ibyo nabonye leta yacu salute kuri kiriya kintu uburyo bakitwayemo. Provocation zahabaga, gukorana n'abantu barwanya leta, ukuntu babyitwayemo toca. Uzi ko kuri immigration ukakira abantu 30, hari abana bari Kampala baje rimwe bababuza kwinjira, bagiye kuri immigration bagenzi babo bamwe bakemera nk'icumi kwinjira, abandi bakabafunga, abandi bakabagarura. Bagiye kuri immigration bati nta kundi twabigenza, mwihangane.
birirwaga muri ibyo. Afande Mugambage ambasaderi yirirwaga kuri telefone yakira, byaravuzwe kuri za social media n'amateleviziyo y'u Buganda yageze aho amushyiramo complaining avuga ati iki bintu bibazo byakomeye. Hari umusaza ukuriye icyitwa Abanyarwanda community w'i Bugande yigeze kumvikana ku maradiyo y'i Kampala n'amateleviziyo avuga ati ibintu byandenze, ndakira abantu barira ku matelefone, bafunzwe, ababo babuze. So w'Abanyarwanda rero tumenye ko igihugu cyacu kigerageza kwitwara neza, kibana n'abaturanyi neza, gishaka kubana, kuko nta mpamvu u Rwanda rwagira yo kubana n'abaturanyi nabi. Bwana Karinijabo, urabizi ko turi landlocked country, nta nyanja tugeraho, bivuga ngo ni twebwe twaba banyuma mu kwanduranya ku baturanyi, ntabwo ari twe twaba ba mbere mu by'ukuri. Sinzi niba ikibazo cyawe nari ngishubije. Hanyuma uravuga ngo ntacyo u Rwanda rutakoze ngo rubane neza n'abaturanyi. Ingero z'ibyo rwakoze ngo rubane neza n'abaturanyi ni izihe? Ingero naguha u Rwanda rwakoze ngo rubane neza n'abaturanyi ni initiative perezida wacu His Excellency Paul Kagame yagiyemo, ngira ngo rebuka ikintu cyiswe Northern Corridor. Ni ikintu cyiswe Group of Willing East African Community, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda na Kenya bumvikanye ku mishinga myinshi irimo za Standard Gauge Railway, gari ya moshi izaturuka Isaka ikaza ikagera hano, n'ibindi byinshi, harimo umuriro w'amashanyarazi wagomba guturuka za Ethiopia ukazagera hano, n'ibindi nk'ibyo ngibyo byinshi, ibintu biri harmonized, ariko ibyo nibyo byari biri bimwe mu bikuru. Noneho haza kugenda gahoro kwa Tanzania n'u Burundi kubera impamvu zabo ziri intano. Inteko zishinga amategeko, kuba ari amategeko batarahitisha, no kuba bamwe wenda ari abakonservateri banumva wenda bavuga ati East African Community ishobora kuzazikatwara abaturage akazagatwara nk'ubukungu bwacu. Nibwo rero bafashe umwanzuro bati reka dukore Group of the Willing, ababishaka batangire, abatari tayari bazajoininga. Muri diplomasi nabo ngo batabishaka ni abari igihe bazabishakira bazajoininga. Icyo gihe rero icyo nakubwiraga nuko byabaga bigaragara neza umuhati ubuyobozi bw'u Rwanda bwashyiraga muri East African Integration, muri integration process. Icyo ni cyambere n'ubuvugizi. Uwibuka nka u Rwanda ruri mu bihugu bya East Africa byabanzaga kuvuga ngo abanya East Africa bajye baza hano dukoreshe East African single visa ku baturiste. Nibwo rwabaga rwabipromotinze. Ari ikintu ushobora no kuburi hanze ukakireba kuvuga ngo iyi visa ngo East Africa urabizi ko kwikoranabuhanga turi mu ba mbere muri East Africa. Niba bavuze niba ari twe twemereye abanyafrika bose kuza hano nta visa bishyuye, ubwo noza kumbwira ngo n'aba tourist baza muri East Africa bakoresheje single tourist visa, mbanzi ko kabako ku Rwanda karimo byanga bikunda kuri izo za initiative. Igihe bajya gutabara Bujumbura hahiye isoko, icyo ni igikorwa cyiza, uretse ko kiraba yasi nabyiza ko umuntu twabibibutsa. Hari n'amakuru nari numvisha ko sinzi niba ariyo arikiranye n'uyu muhanda wa Kirundo, umuhanda wacu wa Bugesera, bajya bavuga ko leta yacu yahaye u Burundi ngo ibirometero bakomeze bagere hafi Kirundo mu mujyi. Icyo kintu cyaravuzwe nageze no kuwukoresha, abawugendaga mose niko bavugaga. Ikindi wenda waruvuze ngo no kugenda umuntu yenemera za initiative zerekana ko u Rwanda rwashakaga integration n'umubano mwiza w'abaturanyi. Amafaranga y'u Burundi bwinjije muri East Africa, ari amafaranga buri gihugu cyatangaga imisanzu, ariko aya mbere yo kujyamo n'u Rwanda rwayabatangiye. Ibyo byaravuzwe, I don't know ko ari ukuri ariko byaravuzwe. Na za initiative nyinshi zo ku abaperezida bacu guhura buri gihe. Nta kintu u Rwanda wavuga gifatika wavuga ngo rwakoze mu rwego rwo kubangamira abaturanyi uretse kubaha ikaze. Ikindi tuguye no kuboranira n'aha ngaha ngewe nawe n'abazatureba n'abazakurikira kino kiganiro, Abanyarwanda bubaha abanyamahanga cyangwa ntago bubaha? No buryo abanyamahanga baza hano, aba baturanyi bacu Abagande baza hano bakisanzura, Abakongomani n'uyu munsi barimo gutera amabuye Abanyarwanda baraza hano bagakora business zabo. Abatanzania hano ni iwabo, Abarundi baraje barakirwa, n'uyu munsi wambutse nta kibazo, ariko twege ntabwo twapfa kujyayo, turi kumvikana. So nta rero wajya kubaza u Rwanda ngo rukora iki kirenze kuba rwakira n'abaturanyi rukabaha ikaze.
numva nanone icyo kibazo cyawe naba ngishubije muri ubwo buryo. Ayubu, turimo turasoza, niba ntacyo wongera ku byo tumaze kuganira twagushimira. Ndumva ntacyo narenzaho uretse kwifuriza abanyarwanda nyine imyiteguro myiza ya CHOGM kugira ngo itugendekere neza, impamagarira nyine n'ababikorera ku giti cyabo gukomeza kurushaho kunoza serivisi, ndetse nashimira leta yacu ku munsi wa mbere ko mbona bizagenda neza ukurikije mu mujyi uko hameze, organisation ihari, nizeye ko na CHOGM izatugendekera neza, ndetse tunifuza amahoro kugira ngo business muri East Africa zikomeze gutera imbere. Murakoze cyane. Murakoze cyane, reka dushimira Ayubu wateye intambwe akavuga ati nayo numva hari umusanzu natanga kuri Primo Media ndetse no ku karere muri rusange. Mwumvise ko ari umuntu uzi ibintu bijyanye na geopolitique y'aka karere, twaganiraga duhereye ku kibazo cya M23. Twizere ko n'ubutaha uzongera kuduha umusanzu. Yego, murakoze cyane. Yego, murakoze namwe abadukurikiye.